ibyo birakunda cyane rwose ahubwo kandi bambwiye ko harimo amafaranga ndari nzi ko muzajya mumpemba kandi n'ubuye ibyo bigoye ibyo biragoye none se tukaba tugiye kwivunira iki keretse ubona rubatse izina tugakugira ngo profita y'ibyo zina rya wubatse ntabwo ryubatse tugiye kwikubakira urabyishyurira nabyo muri Kigali alright Arurao. Umeze neza. Ya. Turashima Imana. Ya. Akumbwije ukuri kwinshi. Nanjye nabona cyo ku ruhande. Ngiye gushaka amafaranga. Shaka amafaranga nakubite ntona uzabibyaza umusaruro. Ya. Ntabwo rero nyine amafaranga yajyane muri izo nzoga ni nyine kuhita. Uriya mpamvu wahisemo kunywa amata. Yego. People, welcome back to Mama Preno Podcast. You're the Clarice, your host. Nikumena Kiraman. Hey? Okay. Araje twibwire neza ari kugira ngo abacangemo ariko I'm so happy kuba mufite hano muri studio z'Mama Preno. Aho muri hose rero murabizi ikiganiro kiribuze kuryoha already mwabibonye mugende mwambara utuye twanyu aho muri hose mu modoka mu gikoni mu kazi kanyu cyangwa se akabandi muze twiganirira murabizi ko ducelebrate buri munsi ducelebrate ko ngufite boss cheers ajana cheers amata koko ese wamugana ushobora kuciyozenga amata urabona dukuza amahano nyine n'abandi tubabarire niba cheers na ku mata barayikora cyangwa ni ku nzoga gusa tubwire okay yeah so reka ne kuvuga kandi uri umuntu w'umugabo wakubwira abatakuzi kuko ndabihamya neza ko abantu benshi bakuzi bamaze no kumenya ariko hari umuntu waguze smartphone uyu munsi babonye wireless uyu munsi cyangwa se utayifite gutanga yes okay baba international yani aba umukinnyi wa film izina ry'akazi ni Kiraman. Nice. None se ko tukuzi uvuze ko umukinnyi wa film ni iyi filime yawe uzwiho cyane ku buryo abantu bashyashya bari bite bajya kuyisacinga bakayireba neza ko zifitanyije okay you just go ukora kana he's got the promise mba nitwa Nshimiye yego hamwe na Dedevu mba ndi Kiraman akaba my heart mba ndi Kiraman cyangwa Yannick akaba na The Spy mba ndi Rwarika. Nice. Yewe personnel majya kukumenya nakumenye wabaye Kiraman ugeze nawe kuye n'iki cya principe kwitwa Kiraman ni mbere nakunda gukina filime nyine z'ubugome gusa numva ariyo character yumvamo mu kintu by'ubugome nyine so turi gukina ndaribuka ari ball patera y'amakora niyakira sinibuka content ko nari imeze nibwo yambaje mu kuntu ndakwita muke tabati tutegereje izina filime nayibaga Prison Break ari mu tipe twa Kiraman no namaze n'izindi no kwiba muri misi bayisobanuraga Junior asigaye isobanura icyashye muri version nyine icyashye ishuri igaragara neza tujyaje yakera nita gutyo nita Kiraman tunatangira twita Kiraman yo kwica nyuma nubwo nabonye ngiye guhindura
character nyine n'ikiro gasita ngo ndi Kiramani kandi ndi gukina wenda ndi no gusetsa abantu byaze ndi mitabindura rero ni aranyikoraho shaho abantu niba bikubonemo ugutesha nyine character yawe yahiye nyine abantu kufiva bya bintu kuri n'umuntu uri kureba bavuga ati no mugome pe n'umuntu n'umurozi pe cyangwa n'umuntu umwana mwiza nyine icyo bita casting ntabwo uri bufatire n'urugero umuntu ubona adakwiriye kuba yaba umugome mugiye kumugira umugome abantu barabona nyine leta mufitinga bayibona atazi n'ibyo arimo ahubwo nufata umuntu kuri nyine burakara nawe ukabona nyine ko bifiringa rero na sisi nakwanga bifata gutyo ntabwo ufata gutyo buri nyine ya characteri izamuryohera kwanda ufata ko umugome ni indamuka nyine gukina ya characteri azayifiringa nyine avuga ati okay. So mwabyumvise rero hari igihe umuntu yambara umwenda w'akazi cyangwa se acting tukabibitirira kandi wenda nuko nyine barimo baracting Kiramani urakunzwe nabikubwiye kandi ngira ngo rwara nsanzwe mbeshya urashaka ibimenyetso se n'ibimenyetso twabishaka ariko nagira ngo ubwire ngo urakunzwe aho ntuye nubwo uvuga wenda ngo wakenye uri Kiramani nyine cyangwa se ukagerageza ukoroshyamo ugakina n'ibindi njye mbona abantu bagufowadinga ari benshi wisanga rwose kuri groupe z'abamama turi kwirebera nka Kiramani turibaza impamvu nyine turi kureba Kiramani ugomba narabatsinda so njyewe personnellement impamvu nifuje kuganira nawe nkunda umuntu ukora ibintu bye akabikora neza akaba yakwiinspiringa n'abandi bantu ngo muri film industry ndareba nkavuga ngo ninde muntu ushobora guhugura umwana urimo kwitinya ninde muntu ushobora kubera abandi icyitegererezo mu actinga cyangwa se mu kwinjira mu mwenda w'umu acteur akabikora neza nyine turagiye mpita mu bakeya hari benshi pe mubeshyire ngo mfite ukuntu impano yaje kera najyaga hari akaradiyo kabagaho bashiragamo kasete ukirikodinga so nava mu impano z'ubwo yaturutse najyaga mbasha kuba nashyira teatre noneho nkakina n'umuntu mpinduranya amajwi nshobora kuba nashyira mvuga ikibaze ngahita nongera ngahita ngihindura wabihindura se ubu mwumva tuhindure tuganire tuganire kuri gusekaza nyine tuganire nyine so rero urumva nyine ukuntu impano yaje so nimba navuga nyine ko ukigiye nyine dufata kanikomeze muri bya oya tuvuge basi 30 oya bigenda barabika kandi usaba kujya nyina ndi niyori nayo ndijwi ndina Kiramani ifite no base yanjye sana ako ntabwo burimo hano anyine abantu babyumva nyine ko baje gushaka film nitwa ibanga nyina ndi imanga rero aho nyine bavuga base yanjye isanzwe ahandi ndi kuvuga nyine ijwi risanzwe nabyumvise rero ngera muri ko tuntu ntabwo nize nyine amateatre ku ishuri umubwire na ku ishuri nkajyaga imikino ariko nari wa muntu ukunda film ubu ngubu sinzi ukuntu byahindutse ariko gukora akazi kenshi ariko mbere umwanya munini wanjye wose nawumaraga ndi kureba film ku buryo byageze aho ngaho film kuri zo bigera ahantu mba addicted ku buryo ushobora kuba ndi kureba film nkahita mubwira ibintu bigiye gukurikira bijyaho muri film numva nagiye kuzihaga kubera kugira ndiba nkabona wagira ndi gusoma ibitekerezo bayarese twicaranye nicaranye ndi kureba film 80% mba nzi ikintu kigiye gukurikiraho kandi nkabona n'icyo najya kugenda zihaye uburyo kubona rero n'agafilme nyinshi ukunda gusize musansi yanjye ukunda kuzikurura noneho ubwo naje kubona abantu bari gukina bijyamo gutyo ari mbonye abantu bakubwira umusitari bararyoha nta n'undi nakunda kuba umusitari ariko nyine byaranunguye mbona abantu twakubonye burya akantu gato nakoze bigashobora gutuma abantu
bavuga ngo bambonye eh bambigiyemo gutyo udufatiraho nice yeah. nanjye se ubu nakina bigakundara cyangwa umuntu arabivukana uye kandi mubwira ko nanjye nakubwira ngo ntabyari impano ngo nibyo nitoje ku ishuri ngo nibyo nigiye kujya nyine cyane bari kwakundera umuntu aba yifitemo impano atabizi naho ubundi kamwereke uramutse utinze nko muri busheri nyine cyangwa se ukajya mu gihugu ukajya mu rugo nyine rw'ababaje ni ukuvuga ngo ntabwo amara nk'umwaka nawe ataramenya uburyo babaga inkoko kugira ngo usasirirwe iyo utinze mu kintu urakimenya uramutse ugiye muri filime nyine gake gake kandi ukinana n'abahanga bakwandikira neza bakwandikira nawe uko ubikunda gusa nzagerageza ikibazo ni uko abantu bose nabaje niba bandakita batanyemerera gukina online ntabwo mwajya gukinana n'umuntu wenda tuve online ko ndi mu Bushinwa mu myaka ku mpande hari ikibazo online birakunda ariko okay cyangwa gusaba ko bishora mu bwo uko ni ibintu biba bivunanye ubwo umuntu yabagiye kwivunira iki ubwo kigero bisaba ko ari wowe nyine wishyura kugira ngo ukoreshe ikintu kuko online birakunda nk'urugero njyewe nshobora kuba ndi kuvugana na sister wanjye baba mu Bwongereza cyangwa Ubushinwa yego ubwo bakaba bari muri kumfata mu maso undi nawe ari kumfatira muri telefone yego uretse uwo ukina ubwo mba nyine rero bashobora kuba banafata akaboro kagashiramo ku ruhande ndavuga nari nako ishusho yari hano ku ruhande iri kugaragara ibyo birakunda cyane rwose ahubwo kandi bambwiye ko harimo amafaranga nari nzi ko muzajya mumpemba kandi ngo ibyo bintu bigoye ibyo bintu biragoye none se twaba tugiye kwivunira iki keretse wowe warubatse izina tugakugira ngo profitaho ibyo zina rya wubatse ntabwo ryubatse tugiye kurikubakira urabyishyura nabyibona i Kigali urari urabo umeze neza aho turashima Imana n'ibyo akumbwije ukuri kwinshi nanjye ntabwo nce ku ruhande ngiye gushaka amafaranga umuntu agukubite nawe uzabibyaza umusaruro ubwo ngewe imikinire yanjye no gukinisha kashe ariko muri ino minsi byo biragoye niko upfa kugira ngo abantu bagufate bagukinishe bisaba ko hari ikintu werekanye ko ushoboye umuvana w'uko nakubwira ngo ufite iki ngo ntugereho papa yigeze kumwetera upambaro ukagura mashini nka bankinga yaramubaza ngo ufite iki ufite iki umuntu ngereho ntukaze umbwira ngo umukorere iki kintu uri umuntu w'umugabo mbwira ati mfite iki ndabura aho kino kandi akantu karafashe buramubuze ufite iki ngiki ndabura aho iki ngiki ibyo nyine abone ko uzagira filime kuri televiziyo yabisusiye si impano wigeze gukinaho kera how long uri muri sixième kera it's been like 10 years ago well arabyibagiwe ngo n'amazi saza shaka amafaranga njye ubundi abantu bakunda amafaranga ni abantu banywa amabyeri urumva ufite abana babiri mata n'amafaranga bikurira ufite abana babiri kandi bose bakeneye kwiga bakeneye kurya kwambara gutembera na saving yabo yego ntabwo rero nyine amafaranga yajyane muri izo nzoga nkeneye nyine kuhita niyo mpamvu wahisemo kunywa amata yego uretse ko nabonye ufite etaje gute nabajije muri film industry harimo amafaranga ansubiza izina ryawe arambwira ngo reba Kirama urusinge ni igisobanuro cy'amafaranga umva yarambwira ngo reba Kirama uwo mugabo
wubatse ufite abana bo muri etaje ufite imodoka bizinesi ati wahera hehe ubaza iki kintu no kugata icyo kibazo cyawe nureba ko amanano ya karimo cyatarimo so njye nabonye arimo urayafite none ukuyanza amafaranga ya filime yo kurabenze umunsi uyafite ejo ukaba utayafite yegeze nta mezi tugeramo nk'ubu kuva mu kwabirwiza mu kwezi kwa 9 biba yinyatse so utazi kubikontorora nyine bisaba ko ubasha kubikontorora ukatugabanya depanse ubundi kugira inama umuntu abijyamo ukuntu rero twibagirwa ko twageze mu mezi atari amafaranga tukagumya dusohora amafaranga angana nayo twasohoraga amafaranga agiye icyo gihe urataha nyuma ujya kubona filime nyinshi zaje mukayikundisha igahita igenda murabaye abantu mwarangiza filime nawe ntabwo ari we ese niwe wishimiye kutarangiza filime kandi no muri kuyireba muyikunze ni kubwo nyine igihe kigera amafaranga akaba atarimo kandi igishoro cyamushiranye agahita yereka kuko nawe abona filime iri kumwinjiriza ntabwo yahagarika niyo mpamvu byo kubona dufite episode zijya muri 800 z'amayadi nyine ibiki kwinjiza dukeneye gukomeza nyine kureba kuramo itinjiza twayireka muga creating ende ariko ngiye kubikinjiza ahubwo noneho kugira ngo nyereke ndabonera abafana bayo abayiretse bakabayiretse babandi bagikunze bagumya bahari nk'ubu mwakoreye cyangwa mwakushira yindi je ntabwo n'abantu babyumvireho bajya kumva umuntu ese ni filime iracyari wewe yireka aho ujya kuri indi nagukoreye yitwa The Promise nkariyo ngifite abafana bayo nabo badashaka irangira bari filime kugeza yo kwirangiza ni nk'ubu nyine stararangiramo ukabisanga izo nkuru nyine urabasondetse uyangije ibintu byinshi bitasobanutse so rero uranga ukayireka barambiwe bakagenda kuko n'abandi batararambiwe bakeneye gukurikirana za nkuru so ako ariko umukinnyi mwiza umacteur mwiza uranabyandika ni wowe producinga ni wowe ni byose uruganda rw'amafilime nice none se maze iminsi muri challenge ngira abantu inama dufite challenge twari dufite challenge y'amezi 6 dusigaje ubu amezi 2 kugira ngo tubisoze so ngira abantu team mugerageze challenge is about gusevinga amafaranga ikintu bita imyumvire mindset na health kwiyitaho mu buzima siporo diet ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ahantu abantu bakunze cyane ku bintu bijyanye n'amafaranga bashakaho kuyakorera mu buryo bworoshye bagashaka kwiga kuyasevinga noneho nayo basevinze bagashaka nyine gushaka aho bayashora niyo mpamvu iyo ngiye mbonye umuntu nkawe w'umushoramari cyangwa se ushora ibitekerezo akabibyaza umusaruro mba mbona inspiration ku bandi bantu badafite amakuru nk'umuntu akeneye gukora filime afite iyo mpano ariko akaba yaragize ubwoba atazi ko bihagaze ni ibintu umuntu yatangira ku buryo bworoshye yatangiza angahe cyangwa se ibintu bidasobanutse kuba wahita ubasha kubivuga filime ubundi ni igitekerezo ushobora gukora filime yawe utwaye amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi iyo filime nibwo ndabikubwiye ushobora gukora filime yawe utwaye amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda iyo filime ikareba kurusha uwashoye miliyoni yego uti gute mbere na mbere hari igitekerezo cyiza aho izakenerwa hajyanye n'uko igitekerezo cyawe niba wanditsemo ko inzu izakenerwa aho n'umugabo w'umukire twereke n'uko umuntu ari umukire koko niba bakweretse kandi umukobwa uba mu cyaro baje twirika ahantu tubone ko ari igiturage nyine cyo mu cyaro twereka hano mu cyaro tubone tutaribona n'amazu y'amataje hafi aho twereka ari icyaro umuntu ntakibona gifiye ngo undi ukumbuye icyaro nyine abone icyo cyaro nyine kuko gihari
ikindi casting umuntu wahisemo uko agomba gukina rero mu cyaro iramubereye ari kuyifitinga nyuma arakuze ibyo bintu byawe ishusho si ishusho ntabwo turayigenderaho cyane kuko igihe umuntu afatisha telefoni niyo ashaka nko gusobanurira nyine ko ibintu bibiri bishobora gukora ushobora kwifata telefone ya iPhone cyangwa ukanayitera ntabwo abantu bose muziranye habura n'undi wifite iPhone reka tuyifate gutyo urukundo rega n'udafite iPhone nawe arashutinga ugatangira nyine wakoze agakuru kawe tujya hariya uburyo wakoriyanse gusa bigatuma abantu bicara bakakareba kuko ndabyibuka twakoze nk'imyaka ingahe dukorera kuri telefone kandi abantu babireba ariko nibyo nanjye most of my episodes nzikora kuri telefone so rero urumva umvikanye n'abantu icyo bafite inyota yo kwikinira filime ahantu bakeneye wajya urabasaba urabaganiriza wenda icyo ukoze filime usibuguriramo abantu unoze twikira kujya tujya mu ishyamba bamaye bije y'ibihumbi 15 kandi turi buryemo turi bunategemo ndi bunakureho igavu ryo gusiga iposho mu rugo igavu koko kubivuze tujyabaga bizwi okay urukumva baga bayamena uri 15 arangira ibyo ugomba kuyejera okay ntabwo byo bamwe byari igavu okay rero nakoraga uburyo ushoboye kose tugategamo cyangwa tukazamuka n'amaguru kugenze ugira icyo zigana mu rugo 15 makuramo yanahita muri episode 5 urumva nkoze 15 kuri bije y'ibihumbi 10 episode 5 kuri bije y'ibihumbi 15 yego so rero biterwa n'uburyo wapanze ibintu byawe rero ntabwo njye nakubwira ngo filime ngo washira amaya ngo cyangaya ariko muri no minsi kugira ngo ibintu byawe bigende bibe nibirangiye wakora filime akajyaho kwiyamamaza casting nyine uko abakinnyi basigaye bahenze ko amazu yaruriye ibyo kwe byaruriye amashuri yaruriye imyenda yarahenze ntabwo bagomba guhenda ahantu heza ho gukinira ishusho ryiza n'abanditsi beza filime rero episode imwe bitewe n'ahantu bashizemo njye hari episode ishobora kubona rumbi nka 500 episode ni ukuvuga ngo kuva nyine bitewe n'abakinnyi barimo n'aho nayikiniye n'amayisansi kuvuga ngo se niba tuje gukinira ahangaha hari sense dukenera gute ngo episode imwe ishobora kuba 500 nuko uzabona kubye 500 oyi ushobora gushamo 500 nagaruka for sure ngano mezi ngere ndi gushora amafaranga nagaruka akazabagaruka ne atanagarutse azagaruka unoze oyaje no kudagaruka ariko nyine niko kazi ntabwo ndabivamo se njye mu bihe bintu uragumye gatrying nyine kugeza igihe wongeye ukakwa ku mahirwe y'indi filime ya danger yagaruza cyangwa se wenda amafaranga nyine akongera akagaruka ko turi mu gihe kitari cy'amafaranga nabyumvise rero ngo guhera ku bitekerezo mbere yo gutekereza gufotora ko na telefone zirabikora 15 abikora irinde ubwo nyine kuvuga ko washyize umugabo w'umukire nta mafaranga ufite ukora nyine ijyanye na bije ufite mu mashyamba urumva gijo nikiraga mu ishyamba ngakora aho ngaho mu ishyamba kandi umwaka no nyine ntwiki umwaka wose ari mu ishyamba tukanywa spadipu tukabona tafita akabido ngagakonjesha muri firigo harimo amazi tukakazamukana karimo barafu tukazakunyamo spadipu nk'iya za 500 tugacugusa baji yaho haifu yo kwa pate naho ari baji ya ninuza n'ibiraha n'imineke azara miseri y'umuneke na baji n'ibiraha numbi na 5 cyangwa 3 twarabirya kabisa none reba ukuntu cyahise bituma bapope abakunzi bawe ntabwo bazi ko nkwa spadipu twaraze nka spadipu mwaka wose n'ibiraha papa akaba ari n'igihe wenda mfite akabazo nko kwakwishyura inzu muri minsi nyine y'amafaranga singire n'ikintu mbaho ko nanjye ibyo 3 ndabikeneye bagataha gutyo nyine bicira sinye ntabwo nawe twirwanaga nawe twabaga turi kumwe rero nta kidashoboka rero none ubu ngubu uri kunywa amata urimo amafanta uri gutaha mu mataje gora ni mwera kabugo uko maze like imyaka 15 nangwa kibuguto
gutona ngoga nigeze kumuha nige nuko uvuze ngo kiraryoshye ni inkoza wumva kibishyira cyo gusubiza none akora ni cyakangaye. Nice. Turashimira abantu ba providers ikivugo mwakoze cyane undi singikunda ariko bazi ko ari igikombe cya kangahe kuri kwimana. Yeah. None se Kira nizihe challenge ubona nabajije abantu batandukanye ku bijyanye na challenge ku bijyanye na ruswa zigaragara muri sinema ariko ntabwo rero nabaza abagabo namwe baba bakaruswa iyo bashaka promotion ese ubundi wemera ko habamo ruswa muri sinema kugira ngo ugere aho ugera? Okay, sinzi ruswa yikiza kwa ruswa ishingiye ku gitsina, akaba ruswa y'amafaranga, akaba ruswa y'ikindi ubwo n'izindi zigiye zitandukanye nk'iyi. Izo arizo zose hari ruswa ishingiye ku gitsina bari basabwa kubera promotion bayinsabye rero nta muntu urayisaba ariko kare gutanga akazi se wari wayisaba y'igitsina natsinda igitsina ncongo zirahari kandi mfite umugore byabaye umenye ko tubari nyine kuvuga ngo ubwo byabaye nk'uko nawe bikorera n'umugore ncongo zirahari. Ncongo ni iki? Inkweto za ncongo? Ncongo zirahari kandi ku 10 byawe rwose agiye banakugarurira. Okay, sinyeka ko n'umuntu ubikora ubwo ntabwo ndi kubyumva. None se ku buryo wabwira umuntu ngo kugira ngo ngushiremo ngurane oya nyine ntabwo nzira ntabwo numva nyine nanjye ariko bavuga ko muri industry ko barabivuga ariko nyine ngewe ariko bavuga icyo kintu nkahita nibaza urabizi ko byonyine ruswa ishingiye ku gitsina n'icyaha bana bigufungira icyaha kiraryoha pe wait bigeno bana bigufungira. None se ku buryo wabwira umuntu ngo kugira ngo ushire muri filime ngurane oya abikubwira ukuntu nyine ukuntu nyine giganzwa ukuntu bakubwira cyangwa se nyine ukabona wenda umuntu akubwira ati okay uzaza tuvugane sibyo ahubwo tuzaza tuvugane wenda akubwira ati duhurire nk'ahantu agera nk'ahantu ugasanga ntabwo bikirimo ibintu bya projet cyane atujya kubwira ati uri mwiza umeze neza n'ibiki byose byarangiza nyine agahita akubwira ati wenda nk'ahantu yicaye akubwira ati hano hantu rero hari urusaku reka tujyara hirya hiherereye ubwo mukaba murimutse mwagerayo agatangira kubwira ibiterekeranye n'icyakuzanye. None se uri umwana bingana iki ku buryo utabona ko umuntu nyine ari kugarisha nyine niyo mpamvu uhita umukatira agahita ugenda ariko aba yabikwatse kuko aba yakubwiye ati ejo rwose bizacamo ariko agakomeza akubwira ejo utabyemera ibyo ari kukubwira agakomeza bishyira ejo ibyo nibyo bita bihinduka ruswa y'igitsina iyo bari kugusaba yes I don't know nyine urumva wowe wambwiye uti yasaba gute njye ntabwo kugira ngo umenye ko nasaba ni uko nshobora kubwira ati okay uzaze tuganire ukaza ukabona nyine sinshaka kugira ngo ube bya filime nkatangira kugutereta icyo gihe ariko akakubwira ati ejo nzabikora ntibige kubera yuko we nta kintu nyine ibyo yagusabye ibyo bitari uburenganzira bwo gutekereza nyine se ko ari ruswa y'igitsina yakwata yego none se kubera iki ngewe najya muri interview wowe urimo guhayaringa urimo gukastinga tangiye kubwira umuntu waje muri casting ngo muze guhurira ahantu abandi batari right rega okay si uwo bikora nyine wabona icyo bagamije ariko ntabwo bibaho kwabwira umuntu ngo ngiye ntabwo nakubwira ngo uzaze tuganire ibigeze sibyo sana kubwiraga ibyo ni ibyo baganira wazajize muri filime ngiye bitangwa amafoto yego amafoto yawe amafoto yawe nkayahuza n'ibitekerezo ndi gusura muri ako kanya hari nabo nyaka niba bazi ko ngiye kutamushiramo urumva okay iyo mbonye ushobora kwita ufitinga mu byo mbona nyine ako kanya ndakubwira ni okay kwa kangaye uzaza nta kindi kintu nongera kuvugana nawe hanyuma iyo mbonye utazafitinga nakubwira ati nzakubwira kugeza igihe ngeze kuri cya gitekerezo ahubwo atari kare umuntu nzi runaka kuko ngewe umuntu wese wasabye gukina mitanandikaho gukina Alice gukina Clarisse gukina ubwo mitano mujya bimenye
nibagiwe izina nandikaho gukina yego mpita scrolling abantu bose banditseho gukina nkagenda ndeba izina nongera ndeba nkatamona wa muntu nkatamona ko umuntu yari ameze bihura na scene yanjye njye ntabwo nagukoresha nyine utabona na scene yanjye ujya kugufiti n'impamvu ujya kurwana nyine buri muntu wese nyinishije binkorera kuzamuka kuko nabona guheza rero utari bufitinge ndakureba nkakwigaho nkavuga ati uyu muntu mu myandikire yanjye inkura fitinga bino bintu niyo mpamvu niyo abigiyemo ata boosting kurushaho niyo mpamvu utabona ari umuntu ashobora gukina filime imyaka nk'icumi atara nyine umura kakina umura bira kutabona atarakubitanga aturitse tuvuga ngo baba bamwandikira igakagaragaramo ariko bataramwandikira ibyiwe ibyo ashoboye rero ntabwo ushobora gufata ngo ngushire muri filime mbona nyine ntacyo uje gukoramo cyisoko wanyishyuye wanjye umuntu akubwira ati akaguforosa uti wambara ukanshima ntabwo ningukenera nzagusha ngo wamba bari mwe okay rero ntabwo nigeze nguteganya kuri muri script njye mfite urimo uramforosa kugushiramo binyishure noneho nkuremo wari urimo njye kugupangira umwanya wawe kiramani numva yaruswa njye nimba ari ruswa ry'umunyenda yawe niyo pe no kuvuga ngo agukubita ruswa ukirukana umuntu oya ntago ari ibyo ngibyo umuntu ufite ntabwo manirukanye umuntu ufite bandara akora casting ari umukinnyi urumva nirukanye ahubwo nshaka kuntu uri ufitinge muri ya nuza kuko impamvu ngiye mwishuza wait iyo mbona uri bufitinge mu ntubuntu yego ntani nubwo ndanaguhemba turugenda ariko se wowe uraje ndakubwiye ati nta mwanya uhari nyine wo kugira ahantu hakina mumbabarira ngo ndabikunda muri byo kwitiro ntabwo uri umuhanga nta kintu kimwe wakoze ugiye kumforosa kukwandikira wambabari nkuri kibasi kugira ngo ngiye mbonye nyine ugiye kumforosa rero ubu ngiye no kugutaho umwanya we yagiye utanayihindura ukuvuga ukamwandikira no saza nawe ukumva ubwo harimo kumutoza ari kubyica muri kubisubiramo ari kundira umwanya turugenda ubwo kubyihanganira kwa nyine kuvuga ati uyu muntu nacyo muri 200 yishyuye muri 300 yishyuye umwanya dutakaje tuyakuyeho tukugendana icyo gera no mwinubira turihangana nibyo rero utandukanye na wa muntu njyewe ndi bugweze umwanya kuza gukina nubyica nitamubye TikTok nuzubye kunyangiriza umwanya n'abakinnyi babahinze n'ahantu tukinira turagishura aho tushaka turayishyura ibyo n'uburyo amatike abakameramani uzeditinga buri kintu cyose kirishura ugiye umwanya kandi ujya kumva kuva ahantu tukinira batubye ati saa moya mugomba bamuvuye mu hano urumva umwanya ubwo izo ufata nimba ushimira 50 uri gukinire ukabona ufite ugiye kwakina amasaha 5 ubwo isane mu 10 yego mu isane bari mu 10 urahita ubibara no musanga iminota 30 iminota 15 2,500 tukumazaho iminota 40 bipfata gusubirishamo foto urumva zo kumwambya ngahe hari n'abandi bakinyi kandi nabo babirirwa ku masaha nikubiye ati njyewe ndaza sanga ndabangiye nawe imitanya kuramo usanga uri kundira umwanya avuga ati rero shumi yanjye ikomereze ariko yo uvuga ati njye narabyishyuriye nari ukigira ngo mbibara nkaho wowe ugiye kunyishura kugira ngo ushyire muri filime ahubwo mbi kuko nta kintu yubatse izina ndakubwiye no keza ndyo zina rya none byaza umusaruro mwishyure ariko tubatse izina wowe ushaka ko ngiye nkubakira izina yego ugomba kunyishura nibyo njyewe niba ari umuntu wifatanga ruswa akazi yako njyewe ntabwo nafata umwanya kuko filime irahenda umwanya urahenda buri kintu cyose turakishura uzi kuza n'umuntu akarinda mari minota 30 ari kwicira agaseka ukabona ari guseka kandi uguhaye ibintu utangira ko abakinnyi mwabo guhera ntabwo mba nyine comment mbi muri filime yanjye rero ibi byose kubyihanganira nuko ndi gufata umwanya kugira ngo gutoza myitse cumi yanjye tukubira murakara umva kujya kubwiye rakara tukanakugisha ukuntu barakara na minervare yo kwigisha uje mu ishuri ahubwo se iyo foto iyo uyirebye ubwirwa n'iki ko ukibona foto y'umuntu ko wamukubita bikemera ni ukuvuga nibyo nakubwiye kare dukeneye umuntu wakina ari umugome usimwite ifoto mwisemo n'igisura cya ye kibiranye n'ubugome ubwo wanagikubita urukumva ndavuga ati wowe muri asenye niyo umuntu ushimuta umuntu cyakubera umpaye ifoto mwisemo n'uri umukobwa mwiza w'inzobe umeze neza ndavuga ati rero uyu mukobwa mukinishije yewe main yakufite ko yakora kiriye tugenda rero uko ugaragara physical appearance yawe niyituma nose
turamutse dufashe filime y'aba main actors nyine ukabona bose nta n'umwe ukurura iyo filime wayikoja ukayireba niba ifite inkuru nziza ugeramo hagati ukabona nyine impamvu uzasanga hanze nimba bajya gukina no mu Buhinde bajya gukinisha umukobwa cyangwa batarakinisha mu Buhinde ukuntu bagira abakobwa b'ibikara kuki batarakinisha abakobwa b'igikara nikabona ubwo ufite imana imeze gute ntabwo baguheza role y'umain actress bashobora kugira nk'umukozi wenda wo mu rugo mwaho ngaho kabiri wishakamo ariko ntabwo baguheza role nziza y'inoze. Okay, nabyo mbese kabandura amafoto ngiye wambonye noneho ngiye ubona nta kinigi. Okay, ushobora gukina uri nk'inshuti ya main actress, ushaka gukina uri main actress ubwo mbaye main nushaka byindi byihorera. Icyo gihe erega icyo gihe ikintu ukora iyo ubona atazi gukina umuhereza uzi gukina. Hari ukuntu najyaga mfata n'abakinnyi bashyashya nkahita mbahuza na Nsabi cyane nawe akankundira buriya na muntu utiyemera yabahita bibona nyine ko namuhaye abana kugira ngo abapushinge nabo biragira ikintu cyo kugira umuntu ashigikira noneho nkabakinishanya akarabyihanga ko biravunduza kugukinishana n'umuswa kuko nta magambo aguhereza ushobora gusanga senyose ari wowe wimaze kwishakamo amagambo yo gukina rero nkaho mukubita ariko bakina n'akakantu ka trending cyakanamukinisha neza utaba bafite kunana akinira gutuki amutumbaza gutya akira akagutoza ugasanga nimba ngomba kubisesene nk'icumi na Nsabi kuri kose experience rate kuza nice dusoza mura kugira utubazo twa bonus ni agaki kari funny cyangwa se situation isekeje wahuriye nayo muri iyi film industry utazibagirwa cyangwa se n'iki kintu kibabaje waba warahuriyemo nacyo utari witeguye cyangwa utakekaga ko cyaba kirimo. Rero ngewe wenda n'akasekezo ndakibuka kutunze zari twinshi tunze zari twinshi ubwo tuba twinshi n'amaguru n'akabije kumva Okay. Njyewe nizera ko buri kintu cyose kibaye kiba gifite impamvu cyose umva nimba ngeze mu gihe nta mafaranga ubwo niko Imana yabigennye wenda bonaga niyama ushobora kuza kuyajyana mu bintu bibi bikanyica ibaye yanyambuye kugira ngo ibindinze nyawe nge nkajya bati Imana wamuriye amaboko buya nimba hari umuntu umbabaje aka kanya niko Imana yabishatse nabarya kuki Imana kuki runaka mbabaje ya wenda ako kanya babaje nibwo mfite umutima wo kubyihanganira Imana izibikora hakiri kare imunyereze hakiri kare wanere kuzamunyereka mu gihe afite umutima wo kubyihanganira nanjye kuko umuntu agenda akora buri munsi uzabicunguza asanga cyane mbaragira amahane n'urubuno kiyagira cyangwa se cyane mutagiye ubura yafite akazandakaza mu gihe sigagira amahane nkamukubita ngumi ngabagiye gufunga akabanda nyenezera ko buri kimwe cyose kibaho kiba gifite impamvu ikintu cyaba cyaransekeje rero cyo icyo kibazo cyo kirancanze kuko twebwe tubaho ubuzima bwa buri niyo utanaseka like funny thing ikibazo tubihoramo unabwo uri imbere y'Isungu umure guseka nawe imbere y'Ansabi umure guseka nawe imbere y'Uje umure guseka mbese ni ikintu kiri funny cyane yarakoze utazibagirwa ibibazo birancana nabo twirirwa na buri munsi nabo tubona n'inshuro enye mu cyumweru tumara n'amasaha menshi ubuzima bwacu bugizwe no guseka byumve pe buriya biya tujya kubahereza twe tuba twaje kubiseka mwasetse mwapfuye bwatubahiriza umuntu weditinga no gufite ibibazo arakatinga akagira aho duseta kiditinga twe tubaza kubyisekera ariko hari filime twize gukora Nsabi Devo abatereta umwana kwa Fande noneho nahari umwana aramuhamagara unaze kumusura Nsabi ababana na Devo arangira ati ndagukurikira ahantu hose ugiye aransika babajyanyeyo
noneho nsabe n'uwo ucumbukiye Dave njye turi tutajyana yabaro kandi wanjye ajyana yabagezeyo kumva ari umunsi wa fande wo gutaha ngezeyo ndafatira ku mwana wanjye noneho sizi ukuntu nsanga imba yakoze mu roza mu ikoti nawe bivuga neza akuyemo agakingirizo noneho mo baje leta yijisha ngo agasiko kumwe bashiraga mu cyayi boro yaransekeje sinjya nyibagirwa nyine mu buzima twarasetse turaseka rero nafite n'ukuntu abikora akahita kuzana imisuni imbere gutya nyine sinjya nyimenyereye boro iyo niyo boro yasekeje okay n'izindi zose zarasekeje ariko niyo yasekeje cyane byakabaje turabisimbutse byakabaje cyangwa reka duhindure ikibazo ni izihe challenge waba warahuriyemo nazo muri film industry utakekaga nabyo okay ikintu nakekaga umuntu ni mugari ona twe twakoze twubaha tunakorana discipline ku buryo umuntu wagufashije uko byagenda kose ugomba kumwibuka kabone nubwo mwagira ikibazo mugirana icyo ngicyo nakuze ndi umuntu ushira ku munzani buri ushobora kumbabaza aho yamurakare nabaza ngashira ku munzani uburyo mbabaje n'ibyo wankoreye byiza ni iki kintu kirebere muri ibi iyo nsanze ntabwo byinshi byiza wankoreye ukabona mbabaje ikibazo ariko sanze ari byinshi wankoreye nkambabaje bwari mu buzima nshira ku munzani nkareba so rero ntabwo nari nzi ko hano umwana we atita ku byo wamukoreye ahubwo yita ku gakosa gato gashobora kuba kabaye akanya akaba yakumva yanakurangiza gusa akabaye akatayumva yakora ikintu cyatuma ubona urangira ntabwo nari nzi ko ibyo bishoboka nari nzi ko umuntu abaha agaciro akanatinya akanubaha so rero ntabwo n'abana bino bose babifite n'umwana utatinya kwitereka imbere ya kamera agahita kurimbura burundu kandi akabagira ko kurimbura ariko nawe kwirimbura nta gutekereza kabiri nta gutekereza kabiri kuri ku bana bino minsi bo bazi ko nyine nta kubaze nibyo bitwika wamenyereye mweretse ko ndenze nibyo bitwika bazi ko ntabwo bazi gutekereza nyine ibintu bya long time watekereza ibyako kanya ntabwo ari kureba azaza hiyo ko n'urugero aribyo njye nakunda kuvuga inshuti zanjye uti nk'ubu wishyizeho tatuwaje wujuje hano uzi mu myaka iri imbere uzabiki wisanze ugomba kuba nka minisitiri w'urubyiruko kuri muri yiga wisanze amahirwe yo kuganisha mu kuba minisitiri w'urubyiruko uzaza uhagararira imbere ufite tatuwaje ingana gutya uzaba ufite ifuno yo kuzajya uyihisha kuko rero nkunda kubwira inshuti zanjye ujya ubanza urebe ibyo urimo unabikompare no mu myaka byibuze 20 iri imbere bino bintu ndi gukora kano kanya muri 20 imbere bizaba biri kumfasha iki impamvu ubona ntigengesera kankose discipline ubu kirigeze cyangwa se abantu ngifite nkamuha ko sinzi imyaka iri imbere azaba ari igiki abanyazajya kumusaba naramwimye ahubwo nzamusabe nanjye sinzi abafite isoni zo kumusaba ibyo rero ntabwo abana b'iki gihe babifite bo baratekereza igituma asaba ibintu aka kanya nta nubwo ari kureba ati byibuze ati sekondo umusitari ni ibintu birangaburire imyaka 10 ese kugira ngo imyaka 10 biransaba kwitwara gute bari kureba ibyo byaho ako kanya arimo nyine muri ako kanya nyine ngomba gutwika ngomba kuba nduyu ariko ntabwo ari kubisasira nice Cameron thank you so much welcome twakora ikiganiro tugakomeza tukavuga tukaza kubashyiriramo n'ibyo byo gusetsa nyine ariko kubera ko muri filime niho wabageneye kubasetsa cyangwa ko uyu munsi bagira ngo basobanukirwe noneho no kuganira mu buzima busanzwe utarimo acting wakoze cyane ku accepting invitation yanjye kuri ndishimye guys nizere ko mwamukunze nanjye ndabashimiye ko mwaduteze amatwi mwibuke gusharinga mwibuke kulikinga mwibuke gusubscribinga kandi abakunzi ba Kiramani namwe mudukunde nkuko abakunzi banjye nabo
bagiye kumukunda niba batari bamuzi. Yeah, man. Ahasigaye rero bye bye, see you next time.